turavuga Imana irindi isezerano. Igikomeye si ibintu, igikomeye naho biva. Uranyumva neza? Niba wowe ufite amafaranga uvuga ngo aya ngaya yavuye mu mbabazi z'Imana, burya ntasa n'ayandi umuntu yakoze diru agasaba ruswa nubwo yose ari amafaranga asana. Igikomeye naho tuvana ni mu Mana y'amasezerano, ni mu Mana y'imbabazi. Hari Imana yo kwizera. Umugabo yaguta ariko Imana ntizaguta. Abana bakunanira humura ntabwo bazapfa, bazasiga izina mu isi. Watinda kubyara ariko humura uzabyara. Watinda mu ndwara ariko humura uzakira. Dufite Imana irindi jambo. Haleluya, haleluya. Utegereje urubyaro, nukuri kw'Imana uzabyara. Ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara. Nawe yabyaye kuri 90, wowe uracyari muri 30 cyangwa 40 ya peni. Uzabyara humura. Abajene b'ubusinzi babaroza. Uzi kubona umuntu w'imyaka 25 atekereza inzu muri Vision City, warasaze mu mutwe. Cyeka niba ari suzayiguha. Ubwo ngubwo arimo arakizwa, ubu ngubu arashaka kwigiranya nanjye yewe ngo n'umukozi w'Imana. Munanjye mere nka Pastor Senga, ngana nawe nta nkweto nagiraga. Kandi nari umukristo. Ibyo mvugo urabyumvise ariko uretse Bibiliya nta kindi nari mfite. None urandeba mu gakoti keza nkuzi naho kavuye ati nanjye mere nkawe, warasaze. Dufite abakobwa n'abahungu basaze mu mutwe. Nta utunga ku myaka 25 niba warabiraswe na so sava, ariko niba ari ugukora humura. 40 iracyari imbere yawe, 50 iracyari imbere yawe. Ubaha Imana, kora, iga, uzabigeraho. Murekeraho kwicuruza. Ibyo mwuka birya abarambije, abarambiwe batashye. Icyo nzi neza nuko ari Imana y'isezerano. Icyo nzi neza nuko atazabura guseruka. Icyo nzi neza nuko atabuzabura gutabara. Reka turirimba n'indirimbo imwe, niyo mpamvu mwategereje, sibyo? Mwakoze. Yayindi kandi magaze nemye shize ubwoba, nasoni mfi